turabashuhuje kandi tubahaye ikaze kandi mu bya biganiro byacu binyura kuri Biboneye TV, televiziyo yanyu, televiziyo yacu duhuriraho twaganira tungurana ibitekerezo. Ubu tugiye kongera kuganira kujyana na Cyizere project, ariko twayihaye ishami ry'ibiganiro twise ihumure rya nyiribihe. Ihumure rya nyiribihe bizaba uruhererekane rw'ibiganiro byiza byo kwikebuka, byo gusubiza amaso inyuma, byo kureba urugendo abantu baba baragenze mu bihe byashize, uko Imana yagiye ibarinda, ntitukavumira itararenga. Ibyo nabyo tuzagenda tubitekerezaho, ntabwo tuba twatumye rirasa, ubwo rero no kurenga biba rizarenga, ariko ntitukarivume. Rero murumva no guhumurizanya. Cyakora reka tubanze twongere tubasabe mukore subscribe. Niba uri kuri iyi channel ukaba utarakora subscribe, uyikore, kandi ni mukore like, mujye mugira na comment muduha kugira ngo byihute rwose, bigenda bifasha. None n'ikiganiro mugire mucyoherereza abandi bantu, bigenda biba byiza kandi mu gufatanya ugasanga ni byiza. Gukorera hamwe, abantu bakoreye hamwe ni ingenzi cyane kuba abantu bari hamwe, cyane duhira no mu muryango, umugore n'umugabo, abana, ni ibintu byiza. Mu mutima w'iyi gahunda harimo ubutumwa bworoshye ariko bwimbitse kandi bukomeye: ntukavume iritararenga. Ihumure rya nyiribihe riragira riti ntukavume iritararenga. Ibitaraba hari ubwo biba birindiriye igihe, no mu bisanzwe nyine ibintu ugomba gukora, ibintu birindiriye, ibyo bitarashoboka jya ubitega igihe. Ndetse no mu kubitega igihe no mu kujya kwemera yuko bishoboka, ujya ubanza usubize amaso inyuma urebe ibindi byigeze kukubaho, ibindi byigeze gukorerwa, ibindi Nyagasani yagufashije. Biba ari ikintu cyerekana ko yabasha no gukora ibindi mu minsi iri imbere. Turi mu bihe abantu bihebye, ariko uyu ni umusingi w'imbaraga zo kwihangana, kwizera no kwemera amasezerano y'Imana. Uko tugenda duca mu bibazo by'ubuzima, tubona ko igihe kwizera no kwihangana ari bituma dushobora kubaho kandi tukabaho neza. No gutekereza, uramutse urebye abantu bari hamwe, bari gukora imyitozo y'ubwenge, bahugurana, bibukiranya, baganira mu matsinda, bakomezanya, icyo ni icyifuzo twifuza kugira, kandi turifuza ko abantu bagira bene iyo mitekerereze, bizabafasha. Ubuzima butuzanira ibibazo byinshi, kandi ubwenge bwacu bw'umutima buhora bupimwa, ubundi ducika intege, ubundi tukabona ko kwa Nyagasani, ariko utahajya kandi kantu kaza kakaduhuma amaso. Turifuza ko abantu bumva ibintu, kujya tumenyera kwakira ibintu, kumenya kuzamuka hejuru, kubyo dutsinda umunaniro, kubyo dutsinda intege nke, kubyo dutsinda kwiheba n'ibibazo by'ubuzima, ndetse bikatuzanira uburyo bwo kwihangana no kugumana imigendere myiza, kugumana ikinyabupfura, kugumana uwo muco wo gukomera. Bizadufasha kubaka neza imbaraga z'umutima. Ngaho nimwitegereze aho abapasitoro cyangwa se abashumba, abadiyakoni, ndetse yewe n'abandi bantu bafite icyo bavuze mu buzima bw'abandi, abanyamakuru, abavuga ari kumvikana, ba bantu bameze nk'inyenyeri mu bandi bantu, nitubitegereze bahumuriza abantu ariko babikuye ku mutima. Iyo niyo shusho twifuza. Ujya gukira ntabwo ari gukira indwara ku mubiri gusa, ahubwo ni ugukira ibikomere no kumva mu bugingo umuntu afite inkomezi, kugira imyitozo, kugira uburyo bwo kwiyumvisha no gusabana n'imbaraga ziri muri wowe mu buryo bwuzuye.
hariho n'igihe rimwe na rimwe ariko dushobora no gukoresha noneho n'ibindi bintu bisanzwe byunganira nk'ibimera bihumura n'ibindi bintu bishobora gufasha ubuzima, ariko cyane cyane turashaka igikiza roho, turashaka ibikiza roho. Turi mu bihe abantu bugarijwe n'ibibazo byinshi, turi mu bihe abantu bacitse intege, turi mu bihe aho abantu bafite ibintu byinshi bihebesheje. Hari abo bana baba baratewe inda nk'uko usanga tubivuga n'ubundi mu ngingo za cyizere project zisanzwe, bagata icyizere, ababyeyi babo bakabatera icyizere. Hanyuma kandi hari abo ngabo bafite amadeni y'amabanke yabatejeje umutwe, hari abacuruje bakagira ibihombo, ariko abo bose turabwira yuko nta kintu umuntu avukana, nubwo ntacyo azajyana, bityo rero ibyo wakoreye mu gihe cyashize bigatakara n'ubu ushobora kongera ukabibona. Ni ikibazo cyo kugira icyizere, ni ikibazo cyo kurindira igihe, ni ikibazo cyo kwemera ibihe biriho. Turasaba rero gukomeza kucisha make, kubitwara neza. Iyi gahunda ya cyizere project, ariko uburyo bw'ibiganiro twise ihumure rya nyiribihe, nta uvumura itararenga, tuzagenda tubihuza na porogaramu y'ibiboneye, za porogaramu z'ibiboneye, ibiboneye health programs, porogaramu imwe twita ibiboneye health care. Ibiboneye health care ni uburyo bwo guhumuriza abantu bagiye bafite ibibazo bitandukanye, yewe n'indwara nk'indwara zidakira n'ibindi bitandukanye. Twavuga ko mu gusangiza umuryango no kuwushyigikira, abagize umuryango bakwiriye kuba bari hamwe, bakorera mu matsinda, bashyikirana, bari mu bikorwa bitandukanye by'ubufasha bw'umuryango. Ni ibintu byiza. Umwe arya bihora, burya niko abanyarwanda ba kera bavugaga bose. Imbaraga zo gukira ziriyongera iyo tubanye hamwe mu muryango, iyo tubaye hamwe mu matsinda, iyo duhuriye muri za clubs zitandukanye twishyira hamwe, burya imbaraga zo gukira ziriyongera iyo tubaye hamwe nk'umuryango. Iyi gahunda izatera imbere mu bufatanye, gukorera mu matsinda, ndetse no kugeza mu bikorwa by'uburezi, ibikorwa by'ubuntu, ibikorwa byo gufasha, gukorera hamwe, kwihuza n'ibindi bikorwa bigiye biriho byunganira sosiyete, kwitabira inama z'inteko z'umudugudu, guhurira mu muganda, noneho abantu bagasangira ubu buryo bwose bwo gukira. Twavuga ko iyi gahunda izaba nziza cyane, ntitukavume itararenga. Ejo bucya bwitwa ejo, niko na Bibiliya itubwira. Ntukiganira ngo ejo nzarya iki, kubera yuko imenya igishwi ikagitunga zitagiraho gihinga. N'umuntu rero niyo imubeshejeho, ntabwo Imana rero umuntu namugiza imutere hariya imubwire ko agomba kwibeshaho, ahubwo yo ubwayo iramushyigikira, iramukuyakuya, iramufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari rero aho twavuga ngo reka dukorere hamwe muri uru rugendo rw'ubuzima, twemere gukira duhereye ku gihe, turindire igihe. Ni nako nyiribihe nyine atubwira ati ntimukiganyire muvuga ku by'ejo, twemere gukira duhereye ku gihe, kwizera no gusenga, tujye imbere hamwe muri gahunda yo kubaka u Rwanda rukomeye, u Rwanda rwacu, Afurika ikomeye, isi yose ikomeye. Urebye ugasa n'ugarura amaso inyuma ukareba nk'ishusho y'imijyi iteye imbere, ahantu heza, ahantu abantu bahurira ari benshi, ariko ukitegereza isi yose ukareba abantu bashyigikirana n'abandi. Abo bantu nibo bafite umutima utuje, abantu bumva bari kumwe n'abandi, atari bo bonyine bitekerezaho. Akazi kacu ntabwo ari akarere gusa, ntabwo ari u Rwanda gusa, ahubwo bigomba guhuza na za gahunda zisanzwe ziriho, nk'icyerekezo 2050, iyo ni gahunda y'u Rwanda, ndetse ukareba na NST2, ukareba nka za gahunda zindi zisanzwe ziriho nka Sustainable Development Goals, ndetse cyane tuzagendana muri izo ntego zose tuko tubinyujije mu guharanira ubuzima, kwihanganira mu mutima,
no kwita ku mbaraga za kamere, dutanga umusanzu mu kubaka ejo hazaza, n'ubuzima ngo abantu barusheho kumera neza. Ubu rero ni uburyo bwagutse bwo gutuma ibyerekeranye na Cyizere project wa mushinga wacu, ariko n'iriya programme y'ibiboneye twita ibiboneye healthcare irushaho kubona uko ishyigikira abantu, irushaho kugaragara. Ibiyirimo ni byinshi, harimo nk'agace kamwe tuzavuga ko twise Tseburakire. Tseburakire ikaba ari Tseburakire abanyarwanda umuhereza amagambo ati avuga akitamatitse abandi baturakire nago gasubiza twese. Urumva rero n'ubwo gushyigikirana n'ijambo ryongera imbaraga, ijambo rirarema, ijambo rirasenya. Ubwo buryo bwose rero nibwo tugiye kuzareba muri uruhererekane rw'ibyigisho byiza, kandi nidufatanya tubyitonzemo neza bizadufasha. Reka rero twongere tukurarike wowe ufite ubumenyi kuguhumuriza, uri umushumba, ufite izindi nshingano, ariko ufite ubuhanga ku mitekerereze, ku mibanire y'abantu, ku mategeko, ku guhanga imirimo. Wowe wumva hari icyo wafasha abo bose bafite ibibazahaje, wumva baremerewe, wumva hari ubuhamya wabaha, wumva hari icyo wabafashisha, ni ikaze cyane. Tuguha ikaze kugira ngo muri ibi biganiro byacu dukomeze dufatanye n'abantu barenzwe, kandi nitubyitondamo neza tuzagera ku ntego. Reka tubabwire yuko ni kuri 0782 660 611 0782 660 611. aho ngaho mwaduhamagara, mwatwandikira, tugashyikirana, mwadusanga aho turi, mbese tugakomeza tukabana umunsi ku munsi twese dufatanije. Turabareka rero kandi no gusura ya website yacu ibiboneye.com. ibiboneye.com ni website yacu, website usangaho n'ibindi byigisho bitandukanye, nka cya cyigisho cya Bibiliya yacu, ijambo ry'umunsi, ndetse n'inyigisho zitandukanye zerekeranye n'imirire n'ibindi. Ngaho rero niba utarakoze subscribe yikore, kora subscribe aho ngaho, kandi no kunzogera kugira ngo ibyigisho bijye bikugeraho. Ariko niba warayikoze nawe, kanda kuri aho ngaho kuri like, kanda share, kanda kuri comment, biragenda bidufasha kandi ni byiza. Murakoze cyane.